nk'uko umubiri wacu tuwugaburira niko dukeneye kugaburira umuntu wacu w'umwuka ari wo w'imbere kugira ngo akure akomere yirinde. Tubahaye ikaze mu biganiro by'umugati w'ubugingo aho dusangira namwe ijambo ry'Imana. Dusome mu Byahishuwe, urwandiko rwa nyuma rwandikiwe amatorero 7. Turimo kwigira hamwe ubwiru cyangwa se ubuhanuzi bwarimo buvugwa kuri ayo matorero 7. Ni iki dushobora kwiga nk'itorero rya Kristo, umubiri wa Kristo muri kino gihe cyacu, tukanareba cyane twitekerezaho. Iyo dushize buno buhanuzi bwose muri kino gihe cyacu, dusanga koko hari imyuka irimwo kandi iri hejuru y'itorero ry'Imana. Ibyahishuwe 3 umurongo wa 14 tugeze kuri 22. Haravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Lawodikiya uti wiyita Amen, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye. Aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire, yaba wari ukonje cyangwa wari ubizi. Nuko rero kuko urakaza uyazi, udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkenye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumure. Abo nkunda bose ndabacyaha, nkabahana ibihano. Nuko rero ugira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjiriwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Haleluya, Yesu ashimwe. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Itorero ry'i Lawodikiya ni itorero Imana nanone yari izi. Haleluya. Biba byiza cyane iyo uri umuntu ukamenya ko Imana ikuzi, ikirenzeho yari izi n'imirimo yaryo. Iri torero ni itorero naryo ryakoraga ariko rifite ibibazo. Yesu nashimwe. Imana ifite ingingo zigera nko kuri 3 yagiye iribwira zitameze neza. Haleluya. Ariko Imana nakunze izina ryayo ngo umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'ibyaremwe byose. Haleluya. Yesu Kristo ni inkomoko y'ibyaremwe byose. Imana yavuze ngo nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Haleluya. Twese tuzi icyo ari cy'akazuyazi. Akazuyazi ni ukuvuga ngo ni amazi aba yamaze kubira, yamara kubira agafata umwanya nanone bayakuye nko ku muriro agatangira gufata icyo bita imbeho. Yesu nashimwe. Kuko urakazuyazi udakonje kandi ntubire, ngiye kukuruka. Haleluya. Gushira hanze. Iyo umuntu arutse ikintu ni ukuvuga ngo ni ikintu cyari kimurimo yari yaramize umatanye, ariko kubera ko ngo gikonje, ngiye kukuruka. Yesu ashimwe. Tekereza iyo umuntu agwaye nk'icyayi cyangwa igikombe, wowe wari wamubwiye ngo urashaka icyayi gishushe cyane, wakinywa kubera ko wahawe ikintu udashaka, ukumva urashaka kukiruka ukimusubize. Kubera iki? Kubera ko utakishimiye. Iri torero ry'Imana biragaragara yuko Imana yari ishakaga mu bushuhe. Iyo tuvuga ubushuhe tuvuga ububyutse bw'Imana. Haleluya. Iyo tuvuga ububyutse ni igihe uba wumva ufite umuriro w'Imana muri we, Imana ukayikunda ukayisenga. Haleluya. Ukayishakana umwete, ugakora ibyigusaba, mukaba muri kumwe. Niko iba yakwakiriye nawe utuye muri yo. Yesu ashimwe. Ariko rero iri torero ryari rifite ubukonje. Muri iyi minsi rero ushobora kuba uri mu itorero cyangwa se wowe ku giti cyawe. Twibuke ko tuvuga itorero nk'umuntu kandi tukongera tukanivuga nk'itorero nyine dusanzwe tuzi aho abana b'Imana bari. Haleluya. Kubera iki dukonje? Ubukonje ubundi buza kubera wahuye n'imbeho. Iri torero rero Imana yarirebaga nk'iryakonje. Ni gute rero umuntu w'Imana ashobora kuguma ashyushye kugira ngo atabakazuyazi? Amazi rero kuriya tuyagumiza ku muriro kugira ngo abire, agumane ubushuhe bwayo, cyangwa se ahabugenewe kugira ngo amazi akomeze kuba bizi. Nta handi twebwe abana b'Imana dora ku gicaniro cy'Imana. Reka dusome mu Balewi 6 aho bavuga uburyo igicaniro cy'Imana kigomba guhora kimeze. Umuntu w'Imana agomba guhora ashushe n'icyo Imana ishaka ubirebye. Niyo mpamvu yavuze ngo nakuruka.
Yesu ashimwe. Imana iruka umuntu igihe yavuye ku gicaniro cyayo, kandi iyo uvuye ku gicaniro uba akazuyazi isazi zishobora kwitamwo, umuntu ashiramo intoki uko ashaka. Rero tugomba kuba turi abantu b'umuriro. Umuriro w'Imana ntukazime muri twebwe. Kandi mu byakozwe n'intumwa 1:8 aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nabazaho. Dukeneye rero kugumana Mwuka w'Imana. Mwuka w'Imana ni umuriro w'Imana ugomba kuguma muri twebwe kugira ngo tube itorero rishushe rifite ubushuhe bw'Imana. Yesu ashimwe. Kandi ubushuhe bw'Imana ni ikintu kuba ufite ijambo ry'Imana muri we. Yesu Kristo yaravuze ngo umuntu ntagumana amagambo yanjye, ngo jyewe na Data na Mwuka Wera tuzaza tumusanga ahari. Uzaba uri umuntu ufite umuriro, ntibisaba kusakuza cyangwa se ngo ukoreshwe ibitangaza, ariko Imana izamenya ko ufite umuriro w'Imana, kandi ibyo ukora hanze bizatwereka ko udakonje cyangwa ngo ushuhe. Yesu ashimwe. Iyo umuntu afite umuriro w'Imana ntabwo akora ibyaha, kuko aba ameze nk'icyuma gityaye. Ntabwo ibintu byose bishobora kumusimbukira. Iyo bije birasha, iyo bije biratwikwa bikigirayo. Yesu ashimwe. Haleluya. Abalewi 6:5 tugeze kuri 6 aravuga ngo umuriro wo ku gicaniro uhore waka ntugasinzire. Yesu ashimwe. Iyo turebye igicaniro ubundi gishinzwe ikigora cyakije kugira ngo gikore umurimo wacyo. Twebwe rero turi inkwi zigomba kuba ku muriro w'Imana, tugacanwa n'Umwuka Wera. Haleluya. Umutambyi ajya awushiraho inkwi uko bukeye, awushiremo igitambo cyoswa, awushiremo igitambo cyo kosa igice cyose mu bwoserezo bwacyo, woserezamwo urugimbu rw'ibitambo by'uko ari amahoro. Haleluya. 6 ngo umuriro wake ku gicaniro urudaca ntugasinzire. Yesu ashimwe. Iri ni itegeko Imana yahaga Abalewi, babwira ibyo bakwiriye gukora mu nzu y'Imana. Twebwe rero umutambyi dufite mukuru ni Yesu Kristo. Niyo mpamvu ahora afite umuriro mu ntoki ze, kugira ngo twebwe nk'abantu bakwiriye kwaka, dukwiriye kwama dufite umuriro w'Imana. Dukwiriye guhora turi umuriro waka kugira ngo dukore iki? Kugira ngo Imana itaturuka. Umuntu rero amenya gute ko yakonje? Irindi kosa irino torero ryari rifite nuko ryari rizi ko ritunze. Haleluya. Ngo kuko uravuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkenye. Yesu ashimwe. Imana itubabarire cyane. Hari ukuntu umuntu ashobora kwireba kumva ko yihagije, ariko abandi bakamureba bakabona ko afite ubundi bumuga. Burya tugira amaso yo kwireba, tukagira n'andi y'abantu tureba. Ushobora kwireba ukabona hari ibintu wujuje, ukabona uri umunyabwenge, ukabona uzi byose, abandi bantu bakureba bakabona ufite izindi nenge. Yesu ashimwe. Ni nk'itorero ry'iki gihe ribona ko rimeze neza rikishuka. Iri torero ritandukanye n'iry'i Philadelphia. Kubera iki? Ririya ryo ryari rifite intege nke kandi rigakora, ntiryihakana izina ry'Imana, ariko iri ryo ryarirebaga rikumva ko ryujuje ibintu byose, ngo ntacyo nkenye. Utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, nta kibabaje nk'iyo uba uzi ko uri umukire ariko undi yakureba. Iyo tuvuga ubukene hano, tuba tuvuga ubukene bw'ibintu by'Imana, ubukene bw'ubutunzi mu by'Imana, ukumva ngo urujuje. Bibiliya iratubwira iki muri Matayo 5? Aravuga ngo hahiriwe abakene mu mitima. Dukwiriye kuba turi abantu bakennye Imana. Haleluya. Matayo 5:3 avuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ikindi kimenyetso kitwereka ko ukonje ni igihe uba wumva ko ufite Imana, wifite byose, wagezeyo, wumva ko Imana uyizi. Reka nkubwire, Imana yacu ntimenyerwa. Haleluya. Imana yacu ntimenyerwa, ifite uburyo bwinshi ushobora kuyibona. Yesu Kristo n'umugabo ukomeye atangaje cyane, ntabwo kandi jenjeka ibishaka ko ibintu bibamo 100% cyangwa ukabivamo. Hari ahantu muri Bibiliya havuga ngo ucumura nakomeza acumure, n'uwezwa akomezwe yezwe. Kuko Imana yacu ntijenjeka, kuko Imana yacu rero igororotse. Ibishaka niba wayihisemo ujyemo, uhitemo kimwe, urajya iburyo cyangwa urajya ibumoso, ariko urakaza uyazi nta nicyo Satani yagutwara, kuko aba yumva ko wabaye uwayo. Rero uyu munsi tuba abantu babize, tuba abantu bari mu mwanya w'Imana, ku gicaniro cy'Imana, twatswa n'Umwuka Wera w'Imana. Birababaje rero iyo umuntu amaze kugera ahantu yumva ko ibintu byose abizi. Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo tumere nk'abana bato mu bintu byo kwizera. Uvuga ngo twame dushonje Imana, duhore dushonje Imana, duhore dushonje ibyayo. Iyo umuntu atangiye kuvuga ngo ibintu byose arabizi, ngo ni ikibazo gikomeye, abashakashatsi niko bavuga, kuko ntabwo uba ugisenze cyane, kuko uba wumva ko wabihawe. Wa mutwaro wari ufite uba wumva ko bihagije, ndabifite, birakwiye. Ntibikwiye, ukwiriye guhorana inzara n'inyota yo gushaka iby'Imana, ugasonza, ngo kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Iyo ufite inzara y'Imana, uyishonje, nibyo bigutera
gushuha. Haleluya. Bikagutera guhora ushaka ubushuhe bw'Imana kubera urashonje. Haleluya. Iyo umuntu mubona asigaye akunda iby'Imana, iyo umuntu mubona ajya gusenga cyane, wo nguwo aba ari umukene, aba yumva ko akenya Imana. Dore dukenya Imana, dore tuyishaka, dore aho ibyawe kugira ngo duhunike mu bwami bw'Imana, aho inzige, inyenzi n'imbaraga zitagera, kugira ngo tube abatunzi mu by'Imana. Iri torero ry'i Lawodikiya ryari rizi ko rifite ubutunzi buhagije, ngo ndi umukire, ngo kandi ndatunze, ndatunganiwe. Imana ikavuga ngo ariko yaba wari uzi ko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye n'ubusa. Yesu ashimwe. Ryari rikenye, ritanabona kandi ryambaye n'ubusa. Ahangaha iyi ni imvugo y'umwuka. Imana ivuga ngo urakenye, wambaye ubusa, no kuvuga ngo ukeneye kwambara Yesu Kristo kandi ukeneye no guhumuka amaso. Haleluya. Niyo mpamvu Imana rero hano yarigiriye inama ikomeye. Imana yacu n'umubyeyi, ntabwo yatureka, ntabwo yareka itorero ryayo ko ripfa. N'uyu munsi iracyavuga, turi mu gihe cy'itorero cy'i Lawodikiya. Ahantu Imana igusaba ngo ngwino ungureho umuti. Uzi ko ukize, ariko ndakugira inama. Hari inama eshatu Imana yagiriye rino torero. Yararibye ngo ndakugira inama ungureho zahabu yatunganijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi. Haleluya. Imana iraguha zahabu. Ubuzima bw'Imana ni zahabu. Tanga ibyawe, tanga umutima wawe, tanga ubugingo bwawe kugira ngo ubashe kugura zahabu yatunganijwe mu ruganda. Iyo ufite zahabu yatunganijwe mu ruganda, ntabwo uba ufite n'umurimo wo kongera guhangayika ukore. Ubutunzi bw'Imana nta mubabaro uwuzaho, nta muruho. Ubu nibwo butunzi bwa zahabu yatunganijwe mu ijuru. Haleluya. Kuko umugisha Imana itanga nta mubabaro uwuzaho, nta n'umuruho uwuzaho. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo zahabu jyewe nzaguha wowe unyizeye, iratunganijwe kera, irahari, yavuye mu ruganda, irahari kugira ngo ikubere ubutunzi. Iyo ufite agakiza, ufite zahabu. Paulo niwe yavuze ngo ibyambere inyungu byose nabibonye ko ari ubusa. Ibintu byose ushobora guha agaciro hano mu isi, ukavuga ngo ndi umutunzi ndetse ndujuje, Imana ntayo nkeneye, ibintu byose ndabifite, nujuje kuyimenya, nararangije. Icyo gihe ujye umenya ko utangiye kugwa. Kubera iki? Ukeneye guhora ufite zahabu y'Imana nk'ubutunzi butabora. Haleluya. Ukeneye kwakira agakiza kugira ngo wakire zahabu yavuye mu ruganda mu butunzi bw'Uwiteka yatunganijwe. Inama ya kabiri yavuze ngo ungureho n'imyenda yera. Haleluya. Kugura umwenda wera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara. Hari ubwambure abantu bagendana nabwo butagaragara. Niba udafite Yesu Kristo, ufite ubwambure butagaragara. Iri torero ryari rizi ko rifite imyenda, ryari rizi ko ryujuje ibintu byose, ariko Imana iravuga ngo ndakugira inama y'uko wanguraho imyenda yera. Si imyenda iriho amabara, si imyenda iriho imyanda ibizinga. Imana iravuga ngo ungureho imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure zawe zitagaragara. Iyo umuntu yaretse Imana, iyo umuntu ari akazuyazi, aba yambaye ubusa butagaragara, aba yambaye isoni z'ubwambure zitagaragara. Imana rero iragira ngo ujye mu bushuhe kugira ngo wambare umwenda ugupfuka isoni zawe zitagaragara. Haleluya. Inama ya gatatu kugira ngo umuntu ave mu bukonje, ni ukugira ngo ugureho umuti wo gusiga ku maso ya kugira ngo uhumuke. Iyo umuntu ari mu bukonje ntabwo yongera kubona aho ari kujya. Iyo ari mu bukonje aba ameze nk'impumyi irandata abandi, kuko twize yuko umuntu buri gihe aba afite abantu ayoboye, haba mu rugo, haba ku kazi kawe. Ariko watorero ry'i Lawodikiya we, Imana irashaka iki? Irashaka guhumuka amaso kugira ngo ugure umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Imana rero akeneye kugira itorero rihumutse amaso, apana itorero rifunze, itorero ribona. Haleluya. Itorero ribona. Birababaje nko kwitwa ngo uri itorero. Itorero ubundi ririho kugira ngo riyobore abantu mu nzira zijya Siyoni, mu nzira zijya ku Mana. Iyo umuntu akijijwe aba agomba kuyobora abantu, ariko uyu munsi abantu bazi ko bafite amaso areba kandi batareba. Kubera iki? Ubukonje bwarateye ku buryo umuntu ashobora kutabona. Wajya gurota inzozi ntabwo ukizibona. Ariko muri Yoweri 3 baravuga ngo muri iyo minsi nzasuka amavuta yanjye ku basaza, abakecuru n'urubyiruko, batangire barote inzozi, bahanure abandi berekwe. Ibyo nibyo bigomba kuba ku bantu b'Imana. Tugomba kugira amaso y'umwuka, tukagira umwambaro w'umwuka, tukagira n'ubutunzi bw'umwuka. Ariko ubukonje icyo bukora ni iki? Buza gukuraho bino byose, ukadamarara, ukirara, ukagira ngo bimeze neza, kandi Imana ikureba nk'itorero ry'i Lawodikiya. Imana rero agira inama rero. Imana n'umubyeyi iravuga ngo ndakuruka, atari ibyo kubera imbabazi ngufitiye, ndagira ngo wihane. Ngo abo nkunda ndabacyaha, birakazi cyane,
Imana niyo mpamvu ikarira abantu bayo, irabacyaha ikababwira nabi. Umubyeyi akunda umwana ashaka kumutoza indero, hari ibyo akora ari inkona mukubita, hari ibyo amwangira kandi umwana abishaka kugira ngo amugarure mu nzira nziza. Ngo abo nkunda rero ndabacyaha nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihana. Imana iteka igira inama harimo no kwihana. Imana yakubwira ngo karaba ariko akakubwira ihana. Imana yakubwira ngo ambara ariko akakubwira ngo ihane. Haleluya. Kuko umutima wihanye uhita ubona ibi byose bikurikira. Uhita ubona zahabu yo mu ruganda rw'Imana, ukabona n'imyenda yera, ukabona n'umuti, ugasiga umuti ku maso ukabona. Imana iravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo Imana ntiri mu byawe, Imana ntiri mu mutima wawe. Imana irakomanga ku itorero ryayo uyu munsi. Wowe uri kunyumva menya kuri itorero ry'Imana, kuko uwo mubiri wawe Imana yaguhaye ni ukugira ngo ube ahantu Imana ituye. Kuko iyo wemera ugaturwamo na dayimoni, kuko umubiri wawe waremewe umwuka w'Imana. Nutemerera Imana, dayimoni azaguturamo, kuko dayimoni ntabwo afite uburenganzira bwo kwambara umubiri keretse umwemereye ukamuha uwo mubiri wawe. Azagukoresha ibyaha, azagukoresha ibyanga n'Uwiteka, hanyuma nawe utabwe inyuma y'urugo. Dore araza vuba ngo abikundira abacyaha. Uyu munsi ushobora kumvira ijambo ko ari inkazi kuri wawe, ariko kubera ko Imana nibyo irimo kutubwira, nibyo Mwuka ari kubwira iri torero ry'i Lawodikiya. Ushobora kuba uri umuntu umeze nk'itorero ry'i Lawodikiya, uri mu bukonje bukabije, utabona, ugira ngo ibintu bimeze neza, ukagira ngo ndi umutunzi ndihagije, kandi uri umutindi wo kubabarirwa. Abo Imana ikundira abacyaha, abo Imana ikundira abakosora, abo umubyeyi akunda arabakosora akababwiza ukuri. Buri uzahunga umuntu witwa ko ari umubyeyi wawe atakubwira amakosa yawe. Umubyeyi agomba kukubwira ngo bino wabyishe. Iyo ubonye usohoka ukinjira, umubyeyi ntagire icyo akubwira, aba ari ikibazo gikomeye. Agomba kugira ibyo akubwira, ibyo utunganya. Ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira sangire nawe. Imana irifuza gukinjira mu buzima bwawe musangire. Wiheze inyuma y'urugi. Yesu Kristo aracyakomanga, arashaka kwinjira ibyo bintu abitunganya, arashaka kwinjira musangire. Ni ibiki byakunaniye? Abantu bari ku meza baravugana. Imana irashaka gusangira nawe ibyo bikuremereye, ibyo bintu bituma witwa impumyi kandi ufite amaso, ibyo bintu bituma witwa wambaye ubusa, bwambure butagaragara kandi hari umwenda wera wawe. Birababaje kubona Imana iri hanze y'itorero, iracyakomanga uyu munsi. Irashaka ko abantu b'i Lawodikiya dukingura, akinjira tugasangira. Haleluya. Gusangira na Yesu bisobanura iki? Nuko iyo umuntu asangira n'uwundi musangira nyine, ni ukuvuga ngo urafata ibyawe mukarya bimwe, ukamubwira akakubwira. Haleluya. Gusangira rimwe ibanga rikomeye. Imana irifuza gusangira nawe, irashaka kwibwira. Yesu ashimwe. Ngunesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe. Iryo ni ryo ngo nk'uko nawe yanesheje. Haleluya. Akicara na Data ku ntebe ye, nibyo atwifuriza. Atwifuriza ibyo we yagezeho. Ngufite ugutwi niwe iby'umwuka abwira amatorero. Haleluya. Umuntu yareka azuyazi, areba n'abakagira ngo arujuje byose, ariko uyu munsi Imana irakubwira ko iri inyuma y'urugi, irashaka kwifungurira, hanyuma ikaguha ubutunzi bwa zahabu itunganijwe, ikozwe kugira ngo uhite kuyambara, iguhe n'umwenda. Haleluya. Ubukonje buzanwa n'iki? Ubukonje buzanwa kutaba ku gicaniro cy'Uwiteka. Imana irashaka ko tuba mu bushuhe bwayo. Nagira ngo turangize muri byararimbye ngo dore nambaye ubusa ndakwinginze unyambike. Reka dusenge kugira ngo Imana idukure i Lawodikiya, idushire muri Filadelfiya y'umwuka. Mwami Imana, ndagushimiye kuko dushoboje kwigira hamwe amatorero 7. Ndagusaba kugira ngo Mwami uyu munsi utubabarire aho tutabona ko turi abatindi bo kubabarirwa, aho tubona ko twujuje dutunze kandi utureba ko dukenye. Mana, inama zawe turazemeye, inama yo kukuguraho zahabu yatunganijwe mu ruganda kugira ngo tugire umuriro w'Imana. Turagarutse ku gicaniro cyawe, uri umutambyi mukuru uruta abandi bose. Tanze itegeko ku Balewi ngo umuriro wawe ntukazime ku gicaniro cyawe. Mana, imitima yacu reka ibe igicaniro cyawe, usuke mu muriro w'umwuka wera, umuriro w'ububyutse, umuriro uduha gukomera nk'itorero ry'i Filadelfiya, itorero wishimira, itorero uzajya kujyana, itorero ryambaye umwenda wera. Mana, utwambika aho twambaye gusa, ubwambure butagaragara. Mwami, utwambika umwambaro wera, umwambaro wawe wera uteguye ufite mu ntoki, ntuguhere mu ntoki. Mwami, nurangiza udusiga umuti wawe ku maso kugira ngo tubashe kubona. Ndagushimiye ko itorero ry'i Filadelfiya urarikunda, niyo mpamvu warihaye abo ukunda urabacyaha. Mana, urakoze kutubwiza ukuri. Buri wese ari kunyumva, ukuri kwawe kumusange, kuko abo ukunda urabacyaha. Ubereka aho ntashoboye kwigisha, aho ntashoboye gukora, aho ntashoboye kuvuga. Umwuka wawe wera abagarurana ubugwaneza.
kugira ngo mwami tuzabashe kunesha, twicarane na data nk'uko wabikoze. Mwami Imana, urakoze Mana kohereza umwuka wawe wera aduha imbaraga, ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho, atuvana mu bunebwe, atuvana mu bukonje bwa kino gihe bwateye itorero ryawe Mana, udushire mu bubyutse bwawe. Turakwemereye, turagukinguriye imiryango, turagukinguriye nawe winjira usangire natwe Mwami. Mu gusangira bamwe ibiganiro, umenye ibituruhije, ni wowe utagira umugayo. Urakoze Kristo Yesu, urakoze ko buri wese wabashe kumuganiriza muri aya matorero 7. Urakoze ku byo watwigishije, ibyo wadukosoyemwo, aho wadukomeje Mana. Igikorwa umurimo n'uwa Mwuka Wera. Turagushimiye Mwuka Wera, ndagushimiye ku byo ukoze byose. Icyubahiro kibi cyawe n'iteka ryose. Amen.